kose perezida yabashaka mujye muhora mwiteguye muri abasirimu mureba banyokobuje bamuhaye ikaze ni umuturage kugendera mu nkweto ndende byamujabutse dore bamutoje uriya mwana azaba fast lady igihugu azakiyobora madamu perezida koraho ubundi baguca umutwe yagwiriye umwami Your Majesty, I'm sorry. nyiricyubahiro It's okay. ntacyo bitwaye biriya babyita kuta mu rubyiruko It's okay, Mom. Yeah, it's all right. nta kibazo It was an accident. oya yari impanuka ngwiriye atabishaka kugwira umuyobozi w'abandi bahita bandikeka ko ushaka kumwica Are you okay? wagenda ukagwira Trump I told you so, Glenn. I will only embarrass you. sinakubwiye ngo ugiye icyo nkora ni ukugusebya gusa An accident. mbese ntabwo yagiriye icyizere n'impanuka sheri tuza perezida agerageza kumuturisha dore mama wa perezida ukuntu amureba inzererezi wayitoye wari ubusa nk'undi bakobwa bari seri y'abasirimu niko mama yavugiye ku mutima ntiyase n'ubureba n'indoro ukahita umenya ikintu umuntu avuze baje kwicara ku igaburo ngo basangire gusa perezida aramukunda perezida amuturisha hano aba yapanitse umukobwa dore mukecuru ukuntu areba umuhungu wanjye yarabuze umukobwa uri seri iyo nawe dore ukuntu areba nyirabukwe karadusebeje igihugu cyose ariko uzi kubona fast lady w'igihugu ari kugenda agwira abandi baperezida basuye igihugu abagwaho inkweto zamujabutse kumbe hano hari ababifashe barababaye jarasebye bikira ni igisebo ibaza ariko nawe tekereza umufast lady umwe uzi uri kubona rwose inkweto ziri kumujabuka ari kugenda agwirirana mu bantu ibyo bintu ntabwo bisa neza uko byamera kose yega impanuka zibaho ariko ntibisa neza hari abantu batangira kuvuga abanzi b'igihugu ngo ni inzoka yari yanyweye uriya mufast lady bazanyanywa n'urumogi yageze mu bamagendagwa asebye igihugu urebe nta cyizere yifitiye koko ibi nzabishobora buriya nakubwiye ngo si ujya ubona ukuntu nasebye ndaza kubabwira inkuru mu kanya I'm sorry. mumbabarire High heels. ntabwo menyereye kwambara zino nkweto za taro ndende But the protocols, we reviewed them. ariko twari twabyizeho twabisubiyemo twitoje kuzigenderamo I tripped and lost. nanyereye. So you know about it. Then why didn't you keep that in mind earlier when you were facing King Eldrick? ubwo wari ukuye mwami se utabitekereje. Seems like Melody just reacted according to her reflexes. I don't think we should make a big deal out of it. umva reka tureke kubikomeza buri byabaye. King Eldrick was okay with it. ikindi umwami nta n'ikintu bimubwiye ko umukobwa yamugwiriye. Please spare my wife. umva umugore wanjye mumureke pe mumubabarire. We still have to take an apologetic step. dufite gusaba imbabazi umwami n'ubwo umwami yavuga ngo ntacyo mutwe ariko twamugwiriye. habuze abantu baza bakugwira ibaze nanjye ndi umwami wagasobanuye ukazungwira. And we all assure them that we mean no disrespect. umwami turaza kubimusobanurira tumwereke ko nta gasuzuguro kari kabirimo ari impanuka. Secretary to write an apology letter to address. kandi kirete risaba imbabazi yoherereza umwami wumvishije ariko umwami ukuntu abahumura no kunyerera ukamugwira ari impanuka kandi uri fast lady igihugu cyandika kirete risaba imbabazi bakayimwohereza ati mutubabarire yari impanuka. ntabwo twashakaga kukugirira nabi. There's nothing else we can do for Melody. nta kindi twakorera Melody rero ubwo ni ibyo. uyu mukobwa yitwa Melody. gusa ko kubundi ibi bintu banzanyemo nzabishobora ubundi rege buriya hari ibintu bakujyanamo ubwawe ukabyikuramo. Melody byaramujabutse. My wife did nothing wrong today. umugore wanjye nta kosa yakoze uyu munsi. uyu ni perezida aramukunda. Go after Madam First Lady. reka tujye kureba madamu first lady. Now where should we go? aho agenda hazi reka njye kumureba. kureba ukuntu mujya mu rusengero ugasanga utangiye gusinzira mu rusengero ushaka kwisohokeramo. I get myself into. mujya mubibona ibi ni ibiki nishoyemo atangiye kwicuza. njye nifuzaga Glenn ni perezida. I never dreamed of becoming. sinigeze ngira indoto zo kuba madamu perezida. nishakiraga umugabo ni nk'abakobwa bankunda murankunda ariko ikibazo muzicuza kuko akanya kariko kose naba perezida ugasanga ubaye fast lady utari warabiteguye. uyu nawe nibyo avuga ati nishakiraga uriya mugabo Glenn mukunda sinigeze nifuza kuba fast lady. gusa nyine mu bihe nk'ibi noneho kuko mama uri kundeba nako papa iteka wabaguha rutarapfa ukankomeza mu bihe nk'ibi bigoye. papa yarapfuye sasa atangiye kurira ibi ni ibiki nisanze
wowe ubwawe ushobora kubyiyirukanamo kuko ni ubuzima bugiyemo utazi, ariko uzi kuba uri umukozi wo mu rugo ugatangira kubwira ngo ngurira indege, ugiye guhura n'umwami, ugiye guhura n'umuperezida w'aha n'aha, ugiye hehe, byagucanga ubwawe ushobora no kuvuga ati ariko mwampaye gatanya nkigendera. Dore Yesu atangira kuza kwiyegereza dushe no kuzihanagura, yatangiye kuza gukora amasuku. Ubundi ibi nibyo yari yarize yaraminuje, ubu ni wari umuhamagaro, yaje ari umukozi wo mu rugo, ibyo bamujyanye mu byo kuba fast lady. Buriya n'umugabo wanjye Green ari kwicuza kuba yaranshatse nkaba ndi kumusebya. Niko umugore yatangiye gutekereza ati umugabo wanjye buriya nawe ari kwicuza kuba yaranshatse, ariko yarashatse abakobwa b'abasirimu. Green atewe isoni nanjye, perezida amwita Green. Green yaje hano. Who told you that I'm ashamed? Ninde wakubwiye ko mfite isoni zo kuba warambereye umugore kunsebya? Nigeze mbivuga? Yeah. Why are you cleaning the bathroom? Kuki uri gukora amasuku hano muri douche? Because the only thing I'm good at. Kuko iki ari cyo kintu cyonyine nshoboye kwesa amadongo, gukora amasuku. In a way, I have done something right today. Byibura byitwe ko uyu munsi nakoze ikintu kizima, ari cyo gukora amasuku kuko nicyo nshoboye. Nothing. I can't face everyone out there, Glenn. I feel bad for embarrassing you, Glenn. Ndumva mbabajwe no kuba nagusebeje. Melody. Maybe if I didn't become your first lady, this would never happen. Iyo nza kuba narakubereye first lady, ibi byose ntabwo byari kuba bibaye. We're only human. We're bound to make mistakes from now and then. What we can do about it is to learn from the mistakes we've made. And Icyo tugomba gukora ni ukujya twigira ku makosa twakoze, nta kindi, nta birenze. Perezida. Actually, Urebye, I do feel bad. nanjye ndumva mbabaye pe. I know. Nari mbizi nyine kubabaye kubera yuko nagusebeje urababaye. You didn't embarrass me. Ntabwo wansebeje. That is not the reason why I feel. Nta nubwo ari impamvu nari kwiyumva neza. Then what is it? Ni iki se kikubabaje? Because Kubera ko you did not fall for me earlier. kubera ko kare wagwiriye umwami ntugwire nge, kuki utagwiriye nge? Perezida nta kibazo bifitemo. Since we're both here in the bathroom, Ubwo rero twese turi hano muri douche. maybe, you know. Ari nawe urabizi nyine. Yeah. Oh, Glenn, someone Ariko Green nawe rero warasaze. What's up with Ufite iki kibazo muri iyi minsi twatwika? the president? Hasi usigaye wibagirwa kuri perezida wa Philippines. Harya. Lock the door. Ngaho kinga umuryango. Rebe, Annie. umukozi wo mu rugo rekeraho guteza akavuyo, yaje gusoma comment bari kumuvugaho ku mbuga nkoranyambaga. Yaje gusoma comment bamututse abantu, ku abaturage bamututse. Uyu mufast lady ni ikigoryi, ugenda ugwa mu bantu. Yeah, those high heels. It was Ese yasize kugendera mu nkweto ndende, mufast lady nyabaki umukozi wo mu rugo. Abantu baramututse, aba yanyweye ibimogi. Doesn't suit you. Kuba fast lady ntabwo bikubereye. Niko abafana bari kwandika kuri za Twitter bamutuka, ngira ngo urabizi imbuga nkoranyambaga zaraje.